mbere arambwiye ngo wabishobora. Thank you girl. Nge najya mbabwira amakuru yo hanze ariko ayo mu Rwanda hari ukuntu mba nasigaye. Samedi kugira ngo rero wemere ko ari hanze ngabanye gato. Ndakwemera fo, urakoze cyane fo, nanjye mise nkwemera fo. And then ujye kuri YouTube channel yanjye niba utaranareba ko mfite indirimbo nshyashya nyabo yitwa birakureba, ariko imaze ukwezi da. Anyway naba promise nze yuko mbaha new song, so mwumve ngo mbirimo, and it will be amazing. Ahubwo uzakuzaho kukushyiramo no gusetsa. Nge nshyiramo no gusetsa. Shana ndumva afite impano nyinshi pe. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ubwo nabyumvisheje ngomba kongera gusubiza ibintu ku murongo kubera ko mwarigumuye sinzi iyo mwagiye. Nge rero ndi mu bantu bakunda old school cyane. Nesa birakureba umeze ute? Urabona nta kwifoto? Come with me, stay the night. You said the white boy don't feel right. You know it's too little too late. Ndagukunda mu ndirimbo yawe yitwa GOL. Yeah. Sha urantunguye pe. It's just you know it's still alive. Nge ni wowe wanje, live yawe ni show waduhaye imirongo. Nzayiba ejo. Ngo satana abantu babananiwe badashaka kumva. Don't you know it's just a little too wrong. You know it's too little too late. Sinzi impamvu usa gutyo ijoro. Umva Nesa, nanjye ubwanjye ntumbaze ikintu gitumye nza live nsa gutyo ijoro pe. Saa 5 z'ijoro, saa 5:24. Ariko niriwe mu bintu byinshi nyine bituma murabizi ubundi ntago nkunda ibintu by'ama makeup bya atari. Umva ubu nk'ejo nshaka kuzabyuka hano hari igihe cyangwa hano man. Nanjye ubwanjye simba nzi uruhu rwanjye ukuntu rumeze, but nari mfite ibintu ngomba gukora uyu munsi. Anyway ejo mu gitondo kuri YouTube channel yanjye mudusure. Hari ikintu gikomeye cyane bitwaye iki. Thank you for abantu bari kujoininga, abantu mwamfollowinze mukanya ndavaho. Mwambwiye ngo naje ntinze, so ejo nzaza kare mbazanira amakuru menshi cyane. Simwambwiye ngo mubona nabasha amakuru. Ese murabizi nge nkwemera kuva zamani, n'ubundi aho wajya hose nzaza nkubona ngayo nguko. Mbum